gusa ngiye kimwe mu byo nzi cyo abakobwa dare ibintu byinshi birenze kimwe mu beshya. Abakobwa mubeshya amafaranga y'abantu, abasore mukabarya amafaranga yabo. Abakobwa mubeshya ama birthdays. Abakobwa muratendeka. Uri kumva mukundana n'abasore barenze umwe. N'abasore bangaho zibishyirirwa inzu muri Kigali n'abasore. N'abakobwa bangaho n'abasore bangaho zibishyirirwa inzu muri Kigali n'abakobwa. Bishyurira inzu abakobwa? Nyine bishyurirwa inzu n'abakobwa. Bishyurirwa inzu n'abakobwa. Nabuze. N'abakobwa bangaho zibishyirirwa nyine rega ntabwo ngira ngo navuze ko babura ariko nyine ni bake. None n'abakobwa bangaho zibishyirirwa inzu n'abasore muri Kigali. Barahari benshi. Ubwo abamwishyurira inzu nta bandi baba bafite babeshyanya ku ruhande. Sha umukobwa uyishyirira inzu ukamenya buri kimwe akakubeshya barinda shima. Kandi aricyo kiranga abakobwa n'undi ko muri ndashima. Kankubwire ngenda wakihangana ukamutegereza. Kankubwire abakobwa uyu mukobwa yamaze kugera mu myaka 27 gutyo. Niyo muhera mubeshya ze? Oya nago bubeshya. Ahubwo umukobwa uzimo ko 27 nago babeshya. Ahubwo vuga ngo kugira ngo ajye kugucika ashaka ni nundi. Nuko ababona yuko wowe nta gahunda ufite yo gushakana no kubana nabo. Ugasoga. Ngiye uzi ukuntu ngiye mbyumva. Numva ko wenda biriya bintu byabaho. In case mumaze kugira wenda ahantu mumaze gufata umurongo wa nyawo nyirizina. Wenda muvuga uti turitegura kujya mu rugo, turitegura cyangwa se umurenge wabaye. Icyo gihe umurenge wabaye cyane cyane ko twe nitwe tubageraho dute. Umurenge wabaye ubuvuga n'undi wamaze kuba nk'umugore we cyangwa se umugabo wawe mu mategeko. Aho ngaho bibaye sava. Nagira umururumba mu buzima busanzwe. Hari abantu batanga bibagoye mu buzima busanzwe nyine batagira impano yo gutanga. Ugasanga uri aho ngaho dere nacyo kintu cicana ama relationship amwe namwe. Ugasanga uri aho ngaho umuntu arakubwiye ati se tugira icyo dukorana cyangwa se tugira icyo tuganiraho ukavuga ati reka ejo yajya ku ruhande kuko urabiza abagabo nge niko mbyumva. Abagabo nyine bahora na desire yo kwifuza umuntu cyangwa se desire nyine abagabo bagira intege nkiyo bigeze kuri iyo ngingo. Johnny TV Show, living the gospel, sharing God's grace. Yes, kanizere ko mumeze neza shiti bakunzi bacu. Bakurikira umunsi ku munsi kuri Johnny TV Show aho muri nizere ko mumeze neza. Natwe tumeze neza. Turabasuhuje rero. Ngiye kuvuga ngo iyi famille. Ngiye kuvuga ngo iyi famille abasuhuje ariko ngiye by'umwihariko ndabasuhuje ahantu uri hose ndagusuhuje. Nago ningiye nyine muri kubibona turi kumwe nande na Furaha. Inde? Furaha. Kuri kumuvuga nk'abo bamuzi se kuna Furaha. Muri kumwe n'inshite yanyu Furaha. Ayisaba inshuti. Abantu inshuti nyine bamenye. Hanyuma rero ubwo tubahaye ikaze kandi nizere neza ko tuzajya tubana umunsi ku munsi. Tuzajya tuganira ku ngingo zigiye zitandukanye, ni topic tuzajya tuganiraho ubwo namwe muzajya muduha ibitekerezo uko muri kubyumva. Akufasha ka mikrofone nk'abasirimu. Ndi umusirimu mbona uninya. Nawe uri umusirimu. Okay. Ubwo rero ndimo mbavuga ko tuzajya tubana hano umunsi ku munsi, tuzajya tugira ingingo tuganiraho. Tuzajya tuvugana ibintu byinshi bitandukanye, byinshi duhana ibitekerezo, twungurana inama, tuganira ku ngingo zigiye zitandukanye. Ariko uyu munsi ku kiganiro cyabanje kuri bagenzi bacu bagikozeho hano byari muri Love Factory cyangwa se muri content twise Love Factory, cyavugaga ku kuntu avance ari nziza. Avance urayizi? Urayizi? Gukora na sex mbere n'umuzabana nyine ukuntu ari byiza. Bamwe barabyemeza abandi bakabihakana. Bamwe rero bavugaga ko ari byiza abandi bavuga ko atari byiza ariko subundi ubwo tutaranakomeza wowe ubyumva gute? Njyewe nemera ko mu gihe abantu bakundana babyemeranyaho nta kibazo ku giti cya ako gusa 80% haba harimo risk. Ariko wemera ko ubundi nta kibazo? Njye siko mbyemereje na ubundi biterwa rega n'abantu couple y'ubwayo. Nyine ubwo kuri wowe ku giti cyawe na couple yawe. Giti cyanjye. Njye bira 20%.
oya se kandi iyo uri kwijana kari gakiza ni gake kuko erega haba harimo risk nyine ariko uba wemera ko bishobora kubaho okay. Ubwo ni icyo ngicyo twabazaga kuko urumva abandi baravugaga bati ni gute watwara ibintu utazi ukuntu bimeze se umuntu aramutse agutwaye mu rugo yagera agasanga nta systeme wapi ihari so rero yaba yarabuze guteka kereka ubwo aba yari uburwayi wari usanganywe oya ni nko kuvuga ngo ni nka kwa kundi n'ubundi iyo ugiye mu isoko ubanja ko hari ibiribwa babanza kukubonjaho ukumva niba bimeze neza cyangwa se bitarameze neza noneho hari n'ibinyobwa ubanza kunywa ugasogongera ukumva niba bimeze neza cyangwa bitameze neza so rero n'ubundi n'ibyo byari nkabyo rero kuvuga ngo umuntu ukabanza nyine nabwo njyewe uzi ukuntu njye mbyumva numva ko wenda biriya bintu byabaho in case mumaze kugira wenda ahantu mumaze gufata umurongo wa nyawo nyirizina wenda muvuga uti turitegura kujya mu rugo turitegura cyangwa se umurenge wabaye icyo gihe umurenge wabaye cyane cyane ko twe nitwe tubageraho dute umurenge wabaye uvuga n'undi wamaze kuba nk'umugore we cyangwa se umugabo wawe mu mategeko aho ngaho bibaye sava njye kumva niyo ya 20% ya 20% yanjye nihizira ubwo umurenge utabaye wapi umurenge utabaye se erega kamwe hari abantu ariko bagira umururumba mu buzima busanzwe hari abantu batanga bibagoye mu buzima busanzwe nyine batagira impano yo gutanga ugasanga uri aho ngaho dere nacyo kintu cyicana ama relationship amwe namwe ugasanga uri aho ngaho umuntu arakubwiye ati se tugira icyo dukorana cyangwa se tugira icyo tuganiraho ukavuga ati reka ejo yajya ku ruhande kuko urabizi abagabo njye niko mbyumva abagabo nyine bahorana desire yo kwifuza umuntu cyangwa se desire nyine abagabo bagira intege nk'iyo bigeze kuri iyo ngingo hanyuma akakubwira nyine nk'umuntu mukundana ukamwirengagiza cyangwa se ukamwima amatwi yakwibonera inkonkobotsi hariya yamutega amatwi ugatangira ejo warangiza ngo yango kandi ari we wabiteye uzi se impamvu numva njye ntekereza ko wenda bibaye byiza muri mu murongo umwe sibyo nta kibazo ikibazo uri ahantu kibera ntabwo umenya neza ngo uno muntu n'umuntu nyine numwizerwa ku buryo oya ariko se umwizerwa none se umugore n'umugabo babana mu nzu ubwo ntago umuntu aba akikeneye kumenya ko umuntu ari umwizerwa ibyo by'imyizerwa kuba umuntu umwizerwa no kutamwizerwa no mu buzima busanzwe usanga umuntu munabana kandi maranye imyaka n'imyaka ariko ugasanga ari ibintu atakubereyeho umwizerwa so rero njye numva ko aho ngaho ntago ariho ho kubitestingira ahubwo mba numva njyewe ukwiriye gukora ibyo ukwiye gukora mu gihe cyawe 100% noneho nese ndikabanze mubaze naguciye mu ijambo kugira ngo wemere ko girlfriend wawe agukunda nukuba icyo kintu cyabayeho icyo nacyo kiri muri byo kuko buriya bajya bavuga ngo ni ibintu numvishe nta experience mbifiteho kubera ko ngiye ntago ndi n'intyoza muri ibyo bintu cyangwa se expert muri byo ariko njya numva neza ko ubundi umukobwa ugukunda umubonera ku bintu nka bitatu ikintu cya mbere uburyo akumva nyine uburyo agutega amatwi akakumva ikintu cya kabiri uburyo ubwo muri uko kukumva nyine kirajyana n'icyo kindi muri uko kukumva habamo no kuvuga ngo icyifuzo cyose wamugezaho nyine ntago akumva bimugoye nyine arabyumva kumva yuko nyine nawe utari kumwifuriza ikintu kibi ikindi aragushyigikira nyine mu bitekerezo byawe hari igihe atari kubyumva neza ariko akagushyigikira kugira ngo abanze akwereke neza wenda ashaka kukuganiriza kuganishaho nyine ibyo ashaka kukubwira so rero ibyo byose umuntu ugukunda nyine agenda bizamo iyo dukundana njye nawe mba numva yuko hari ikindi cyizere uba mfitemo by'ukuri dukundana by'ukuri icyo cyizere uba mfitemo rero kigutandukanya n'undi mukobwa wahariya ku ruhande none se niba ukunda umuntu utari kumwizera icyo cyizere utamufitiye urumva n'ubundi nta n'impamvu yo kurirwa muzategeza ko umuntu abana ubwo ni hahandi n'ubundi nshobora kugira nkavuga nti n'ubundi ndi kubona atanyizeye nkakora ibyo wanjye nitekerereza ariko njyewe nemera neza ko umuntu mukundana aba agomba kubanza kukwizera akanizera ko ibyo uri kumubwira ari ukuri
ibyo rero kumbwira ngo umubwiye ngo mugeze ku ngingo yo kumubwira ngo muryamana akabyanga ngo nuko yumva atakwizenga ejo n'ejo bundi mwatandukana. N'umugabo n'umugore babanye hari igihe batandukana. Gutandukana k'umuntu biterwa n'impamvu nyinshi, ntabwo impamvu zo gutandukana k'umuntu n'undi biterwa no mwakoze sexe gusa. Hari igihe dushobora gutandukana dupfuye ko ubeshya, tugatandukana dupfuye ko utanshyigikira, tugatandukana dupfuye ko unaniza, nyine mbona wikunda kurusha uko nanjye nyine ukunda twembi, ni ibintu byinshi. Icyo rero ni kimwe mu bindi byiyongera ko umuntu mushobora gutandukana, kimwe nuko ushobora no kuba umusore mugatandukana. Ubwo rero ngiye numva neza ko ku giti cyanjye n'abandi bari kubyumva nkanjye ubwo muradushyigikira, ariko urambona duha ibitekerezo, ariko ngiye ku giti cyanjye ngiye mba numva dukundana. Tugomba kubanza kumenya first ni iki gitumye dukundana. Uko mbyumva ni iki gitumye dukundana. Wamara kumenya igitumye dukundana, ubundi noneho tugakora iki, tukafata go ahead. Niba dukundana kubera kugira ngo tuzabane, niba dukundanye kubera ko watandukanye no mwakundanaga kubabaje ukaza gufata tamoro cyangwa se akaruhuko kuri ngewe, niba dukundanye kugira ngo nkwimare hirari, ibyo byose nyine umuntu aba abizi impamvu akundana n'umuntu. Ni nayo mpamvu sometimes usanga umuntu mukundana uko muri kugenda mubana nibyo bituma ari kugenda umumenya nyine. So rero uko ubiha umwanya, uko umutega amatwi, uko mwitegereza, nyine bituma bikwereka intego y'uwo muntu, impamvu muri gukundana. Ubu rero ntabwo yari iyo ngingo y'umunsi wenda byo gukora avance n'ibiki twari twateguye, gusa nuko twari dufatiyeho ku bya abashize nyine, ubwo ndi kuvuga Christella ndetse na Sam bari baganiriye ku ngingo bari baganiriyeho. Even Love Factor ni content tugenda tuganiraho umunsi ku munsi, ibitekerezo byacu natwe uko tubyumva, n'abandi bazaza babitanga ibitekerezo, even tuzazana n'abandi benshi bagenda batuganiriza. Ariko muri iki gihe tukirimo kuganira ibi ngibi, ubu njye nawe kuba turi kubiganiraho, ibyo ntumva mbikubwire nawe, ibyo tumva tubivuganeho, noneho duhurize hamwe turebe ni iki gikwiriye noneho. So nuko rero ubwo kuri njyewe twanzuye yuko birangiye mwemeje ko akwiye kuzajya atanga, nanjye oya njye nyine wamerezaga, ariko usanze ingingo zanjye zigutsinda nyine, ariko usanze n'ingingo zanjye zigutsinda kuko ingingo zawe zanze kuzananiwe kuntsinda. Oya we wambwira ku ruhare rwawe ukuntu byumva. Oya navugaga reality n'ukuri, none dusanga nawe uzana ingingo zawe, dukonfirimye ko nyine ntacyo bitwaye avance. Yandi magambo mu yandi magambo oya ntabwo ari gufata decision kuko ingingo zanjye ziri kumvikana kandi nawe wazumvaga. So rero twanzuye ko mu kiganiro cy'iminota tugiranye, twanzuye ko avance nta kibazo, niba umukunda mujyane. Niba umukunda mujyane. Iyo dukundana nyine dukundana njye nawe, mba numva yuko hari ikindi cyizere uba mfitemo by'ukuri, dukundana by'ukuri. Icyo cyizere uba mfitemo rero kigutandukanya n'undi mukobwa wahariya ku ruhande. None se niba ukunda umuntu utari kumwizera, icyo cyizere utamufitiye, urumva n'ubundi nta n'impamvu yo kurirwa muzategeza ko munabana. Ubwo ni hahandi n'ubundi nshobora kugira nkavuga nti n'ubundi ndi kubona atanyizeye, nkakora ibyo njye nitekerereza. Ariko njyewe nemera neza ko umuntu mukundana aba agomba kubanza kukwizera, akanizera ko ibyo uri kumubwira ari ukuri. Ibyo rero kumbwira ngo umubwiye ngo mugeze ku ngingo yo kumubwira ngo muryamana akabyanga ngo nuko yumva atakwizenga ejo n'ejo bundi mwatandukana. N'umugabo n'umugore babanye hari igihe batandukana. Gutandukana k'umuntu biterwa n'impamvu nyinshi, ntabwo impamvu zo gutandukana k'umuntu n'undi biterwa no mwakoze sexe gusa. Hari igihe dushobora gutandukana dupfuye ko ubeshya, tugatandukana dupfuye ko utanshyigikira, tugatandukana dupfuye ko unaniza, nyine mbona wikunda kurusha uko nanjye nyine ukunda twembi, ni ibintu byinshi. Icyo rero ni kimwe mu bindi byiyongera ko umuntu mushobora gutandukana, kimwe nuko ushobora no kuba umusore mugatandukana. Ubwo rero ngiye numva neza ko ku giti cyanjye n'abandi bari kubyumva nkanjye ubwo muradushyigikira, ariko urambona duha ibitekerezo, ariko ngiye ku giti cyanjye ngiye mba numva dukundana. Tugomba kubanza kumenya first ni iki gitumye dukundana. Uko mbyumva ni iki gitumye dukundana. Wamara kumenya igitumye dukundana, ubundi noneho tugakora iki, tukafata go ahead.
niba dukundana kubera kugira ngo tuzabane, niba dukundanye kubera ko watandukanye n'uwo mwakundanaga kubabaje ukaza gufata tamoro cyangwa se akaruhuko kuri njyewe, niba dukundanye kugira ngo nkwimareho irari, ibyo byose nyine umuntu aba abizi impamvu akundana n'umuntu. Ni nayo mpamvu sometimes usanga umuntu mukundana uko muri kugenda mubana nibyo bituma ari kugenda umumenya nyine. So rero uko ubiha umwanya, uko umutega amatwi, uko umwitegereza nyine bituma bikwereka intego y'uwo muntu, impamvu muri gukundana. Ubu rero ntabwo yari iyo ngingo y'umunsi wenda byo gukora avance n'ibiki twari twateguye, gusa nuko twari dufatiyeho ku bya abashize nyine, ubwo ndi kuvuga Christella ndetse na Sam bari baganiriye ku ngingo bari baganiriyeho. Even Love Factor ni content tugenda tuganiraho umunsi ku munsi, ibitekerezo byacu natwe ko tubyumva, n'abandi bazaza bitanga ibitekerezo, even tuzazana n'abandi benshi bagenda batuganiriza. Ariko muri iki gihe tukirimo kuganira ibi ngibi, ubu njye nawe kuba turi kubiganiraho, ibyo ntumva mbikubwire nawe, ibyo tumva tubivuganeho, noneho duhurize hamwe turebe ni iki gikwiriye noneho. So nuko rero ubwo kuri njyewe twanzuye yuko birangiye mwemeje ko akwiye kuzajya atanga, nanjye oya njye nyine wamerezaga, ariko usanze ingingo zanjye zigutsinda nyine, ariko usanze n'ingingo zanjye zigutsinda kuko ingingo zawe zanze kuzananiwe kuntsinda. Oya we wambwira ku ruhare rwawe ukuntu ubyumva. Oya navugaga reality n'ukuri, none dusanga nawe uzana ingingo zawe, dukonfirimye ko nyine ntacyo bitwaye avance. Yandi magambo mu yandi magambo oya ntabwo ari gufata decision kuko ingingo zanjye ziri kumvikana kandi nawe wazumvaga. So rero twanzuye ko mu kiganiro cy'iminota tugiranye, twanzuye ko avance nta kibazo, niba umukunda mujyane. Niba umukunda mujyane. Hanyuma rero uyu munsi nanone dufite rero ingingo turi buze kuganiraho. Hari ubwo ni iyihe wayibwira abantu? Tugiye kurebera hamwe kubera iki mu relationships abantu babeshya nyine, birangira nyine mukoze mu breakinze cyane, ikintu kibitera impamvu itera kubeshyanya mu rukundo. Yego, n'umubare munini akenshi usanga ari abaye. Ariko ubwo tutiriwe twirushye zuga benshi si abakobwa babeshya, benshi n'abahungu. ubwo zuga ibyo nacyo twajya ku ngewe ahubwo nari nzi yuko okay niba ariyo topic wumvaga turi buze kuvuganaho, ariko ibyo tubivuzeho maze igihe kinini ngiye mbyibaza kubera iki usanga nyine mu nkondo ziri hano hanze ahanini usanga nyine abakobwa aribo bisanze babeshywa. Babeshywa gute se? Nyine akaba yaravuze ko afite umuhungu bakundana, abyizera byose, nyine bikaza kurangira wa muhungu yaramubeshyaga. Ubundi biterwa n'iki? Ntago ndi kubyemeranya nawe. Mu rukundo rw'abantu babiri, ubwo kanya turi kuganira nk'abantu, turi kuganirira muri relationship, majority cyangwa se umubare munini w'abantu bisanga babeshywa ni abasore. Impamvu zanjye, umukobwa aba afite guhitamo, uri kumva, hagati y'abantu benshi baje bamukirigita. Rero iyo umuntu ari gukirigitwa n'abantu benshi, nyine ni urugero kubona imvugo y'ikinyarwanda, nyine kuko mu kinyarwanda baravuga ngo wakirigitswe na benshi ntari bumenye wamusekeje. Rero kubera yuko nyine abakirigitswe nabo benshi, kwisanga kumenya wamusekeje yamuyobewe nyine. Sometimes ujya ukunda gusanga n'umukobwa hari igihe aterwa inda n'umuntu ugasanga yananiwe kumenya papa w'umwana, nubwo bitajya bikunda kuba ko umukobwa ayoberwa papa w'umwana, ariko kuba yakirigitwa n'abantu benshi hari igihe yire turuva yamuki niye gukirigitwa. Ndi gushaka kuvuga ko bakwaprochinze, abakujije imbere, abaguterese, abakubwiye utugambo twiza, ubu kuva mu gitondo nka message wakiri cyangwa se telefone wakiri ntizigire umubare, mu gihe ngewe nshobora kuzikubarira. Ubwo ndi kuvuga kuzijyanye no gutereta. So means ko rero iyo umaze gufata uwo mubare w'abo bantu bose baguterese, birangira abo baguterese n'ubundi uri gushakamo kubwira ibyanyabyo, even if barimo bakubeshya, barimo bakubwiza ukuri. So rero muri abo bantu benshi bakuterese bose ntago ariko bakubeshyaga, ahubwo kubera ko wananiwe gucira bimwe ngo umire ibindi, nyine wisanze bose ugiye kubakira ukabahereza keya mu buryo bungana.
mu bakobwa benshi abananirwa gutandukanya cyangwa se abavugira imbaraga zivuga zitereka abahitemo ibi ni bake cyane. ngiye kamubwira impamvu abakobwa ari bo babeshywa. icya mbere umuhungu akubwira uburyo ki, noneho hari sisiteme iriho ubu ngubu yo kuvuga ngo umukobwa kuko abona wenda kumubeshya, mfite inzu, mfite imodoka, hari abakobwa bamwe bamaze kumenya ko ari sikamu. akubwira ati kandi akumva nanone nakubwira ati njyewe nyine nshaka ko dukundana virisire, akumva nanone ntago uri bubyizere, agahita ababwira mariage. Oya nyine imva ikintu sinzi impamvu nyine uretse mbanze njye ngubwire ku giti cyanjye, ababwira ati nshaka ko dukundana kandi tuzabana. kandi umukobwa akubeshya ibintu binini byinshi, ariko bise ku bintu byo kubona ntago aba akikubeshya. wakumva ko ako kantu gashobora kuba wenda reka nkubaze, ni kangahe wumvisha umukobwa akubwira abweshya umusore ngo mwapanze ko aza kugusura? uretse turi kuvuga ibintu byinshi, rega ntabwo ari ukubana gusa, turi kuvuga kubeshya in general. umukobwa akakubeshya ngo hani ngo nyoherereza tike ndaje, uri kumva, ukayashyiraho, wamara kuyashyiraho yarangiza ugahamagara telefone akanga kuyifata. ibyo bintu n'abana bakiri bato babikora, nta muntu umaze kuba maco wakora ibyo bintu. none se abana, abakobwa bari mu kigero cyawe ubwo nawe kakubwire njyewe ukuntu mbyumva. umukobwa agiye kukubeshya, umukobwa ukurira itikesha nawe ntabwo aba ari seriye. ushatse nawe uhita unamureka, none se ubwo ngubwo ukundana n'iki? none se ubwo niba ubwiye umuntu ngo vayo insure, urumva, ugahita umwohereje itike, katuvuge itike wenda ya menshi umwohereje itike ya 2 cyangwa se ya 3 cyangwa ya 5 bitewe n'uko bita, ahise akuraho telefoni kuri 5 ku itike. nawe umukobwa ushatse wawe turekura. nese ugeze ahangaha nta musore waririye itike? kankubwire narayiriye. itike nariye, kambanze nkubwire, njyewe nagomba kujya kumusura, nyuma mbona ntago kumusura ku kiriseri, ayiswe tugade kumusura ku kiriseri kugese bitari biseriye kandi wafashe itike. oya ari ukuntu umuntu akwese sita akavuga ati uvaye insure, nta kuntu twaganira ndamubwira ko ntacyo wowe mvaye insure. wari uza se cyangwa ari njye namubwira nyine yagombaga mbwira ku musure namubwira se wowe hari icyo bitugutwaye, hari icyo byagutwara kunsura. navuga ntago nditayari yo kuba naza kugusura kuko ntago niteguye ngo hoya nyine byanyu byo gushaka kwemezanya nyine icyo ari cyo cyose ndakiguhereza. mu gitondo nasanze yambuze na message, yandikiye message, yandikiye message nyine ko igihe nyine turi buvuganire nako igihe ndi bubyukire nasa kumuvugisha na tike yayishyizeho. utaye mugenga yigwe ntago twaraye twumvikanye ibyo kuvuga tike njye mvuce nshaka ko tubikiriyaringa. kuba yakubwiye nyine, kuba yakubwiye ati uri kumva, kuba yakubwiye ati nta tike mfite iti ndayiguha ukabyemera, hanyuma yamara kuyiguha ugahita ubona impamvu zituma utaza. icyo gihe njye ntabwo namubwiye ngo nyohereze itike, we yayikushyizeho utabizi. urumva icyo gihe ahubwo twari tukiri mu kuvuga ngo ndamusura cyangwa sinzi. noneho biba ngombwa yuko nese wajurana reka wumve ikintu cyabiteye. icyo gihe njye sinemeraga kumusura kugira ngo wumve ko wari ufite umutima wo kurya iyo tike, kuki yasanze yashyizeho itike. noneho ntube imfura uvuge ngo rero ko wanshyiriyeho tike kandi tutabyumvikanye, akira tike yawe. tike njye kamubwire ukuntu nayiriye, sinayiriye ngo ndayifashe ngiye kugura ikintu. oya uretse banza wumve, yarayishyizeho amafaranga tutavuganye, bisanga mfite ideni rya mokashi, abaragiye ni izina ry'Imana. bakubwa muri mideni nyuma yaho yaraje, bibare nkaho muri mideni. nyuma yaho yaraje amafaranga yarayasubirana. hari abahungu batajya bemera kugira yaraje arayakwishyuza, nanjye nayakwishyuza. oya naramwakiriye kandi wamwakiriye se? wamwakiriye ariko bayidawe baramwakiriye se ko bamwakiriye bibaramo nk'aho bamwishyuye. naramwakiriye ndavuga uno muntu atazanatekereza ko wenda hari ibintu bya danje wenda muprofita. ariko n'ubu ubwo ntabwo wamukundaga, niba utari urimo kwemera ko umuntu wakwingingaga akaguha ama message. nese umuntu ugutereta nyine ariko akamubwire hari ukuntu umuntu aba gutereta utarajya mu rukundo nawe. urumva none hari abahungu akenshi mutereta mwebwe mufite nuze ebyiri, inzira uburyo bubiri mushaka kubikora, mukavuga uti kamutereta nibikunda oya ariko se ntago ari bose mana kuzahoza abakobwa twiririwe twaririye turi gusaba ngo
ariko ntabwo ari kenshi, ariko nyine uri kuntu utereta umuntu wumva nshaka kaba mu buzima bwawe. Rero ntabwo ari ukuvuga ngo nibikunda ngo nibitanakunda. Nyine hari igihe ureba umuntu yaba mu buzima bwawe wenda uri kubyitekereza nka gutya, hari n'igihe usanga uri kumwibeshyaho. Gusa nyine kimwe cyo mu bintu bihari, rero abakobwa kubeshya kwanyu, umukobwa wese twari tugeze ku cyatike kuntu murya tike, aho ngaho nyine nakaruka ari gaciye. Noneho ngaho ibaza umukobwa uriye tike y'umuntu umwe akarya na tike y'undi muntu, uri kumva. Noneho ugasanga abakobwa ni mwe bantu mufite anniversaire mu mezi nk'atanu mu mwaka, buri kwezi bufite anniversaire. Iyo wafeteye Ikibungo, iyo wafeteye Nyagatare, iyo wafeteye Rusumo, uzo muntu ufite anniversaire zitandukanye ntabwo aba afite umusheri umufatika. Kandi none se abo basheri benshi uva atari ukubeshya nyine style so ukubeshya, ariko nago umubare munini abakobwa yego nabo barabeshya, ariko umubare munini abahungu nibo batubeshya. Nyine cyo ni kukumvisha, niba urugero rushobora kuba ugiye Rwamagana ugasanga abakobwa babeshya the same ikintu kimwe, Nyagatare abantu babeshya kimwe, mu Ruhavu, Muhanga, ahantu hose ugasanga babeshya ikintu kimwe. Means ko n'ubundi ingeso y'abakobwa, character y'abakobwa aho umwe ari n'undi ibihari. Noneho rero ikintu mwebwe mukunda no kubeshyamo cyane ni kwa kundi ubusereka nkubaze, ni gute ushobora kuba cyane n'ibintu bizwi ku bakobwa, ukaba ufite umusore ugutereta, ukumva ukaba ufite n'undi ufite gahunda, nyine sinzi niba uri kubyumva, uwo muteretana n'ufite gahunda. Hari cyagiye usanga warakundanye n'umuntu imyaka nk'itatu ukajyana n'umuntu mukundanye mu mezi 5, means ko wateretagwa n'abantu barenze umwe, wateretwaga n'abantu barenze umwe. Biterwa na pressure umukobwa afite yo gushaka. Pressure se tumubeshya umuntu ukamubwira impamvu, ntabwo ari ukumubeshya. Ndimo kuvuga hano umukobwa ashaka gukundana nawe imyaka 2-3, wowe bikaba ngombwa yuko muri ya myaka 3 aribwo n'ubundi ukirimo uracyari umusore, uracyafite imyaka mike, ko mwebwe ntago imyaka igikonta ku bintu bijyanye no gushaka. Idakonta se, ntago ikonta, idakonta. Uzajya kubyara umwana uri umusaza se ngo ntago imyaka ikonta? Ntago ikonta cyane kuko reba nko muri societe umuhungu ufite imyaka 30 n'umukobwa ufite imyaka 30, umukobwa bavuga ko ashaje kandi umuhungu bavuga ati cyari umusore akiteguye. None bigasanga wa mukobwa mwakundanye igihe cy'imyaka 3, urugero wenda wogeje 30 wageje 27, agahita bikibazo muri societe. None hakaba haje wa mugabo, oya hakaba haje umuntu wenda hari n'abahungu bitasaba gutereta kugira ngo bashake, avuga ati wenda njyewe ubu ngubu ndiyubatse ndumva nashaka kashaka umuntu twubake, agahita agwa kuri wa mukobwa. Nese ubwo nyine kankubaze tukiri kuri icyo kintu, kugira ngo igitekerezo cyawe kitaza kwibagirana, tukiri kuri icyo kintu ngo agahita abona ufite gahunda, uwo muntu wamumaranye iyo myaka yose mukundana. None se ujyana n'umuntu mudakundana ngo nuko ushaka gushaka usize uwo mukundana? Ntabwo nje ndimo kuvuga ku ruhande rwanyu, ndimo kuvuga majority. Nyine nanjye turi kuvuga kuri majority, ariko guhagarariye abatari hano bari kukureba ngiye magarariye abakobwa batari hano. Ujyana n'umuntu mudakundana, uri kumva? Ujyana n'umuntu mudakundana. Oya ngiye sinagirana n'umuntu tudakundana. None se ubwo yishatse k'umuntu umusizi uwo mumaranye imyaka 3? Ngiye ndimo kuvuga nkurikije abantu nagiye mbona, noneho nkumva n'ikintu cyanjye kibibatera. Umukobwa agakundana n'umuhungu imyaka 3, bigashyika mu gihe cyo mu gihe nyine bakuze, umukobwa yamubwira ati subundi bimeze gute ku bintu bijyanye no kubana, umuhungu agahita amuga ati ndakiyubaka. Kandi umuntu akubwira ati ndakiyubaka, ni wamuforosa ngo hoya, umutegereje akabanza akiyubaka.